Muraho neza nongeye kubasuhuza nk'uko mubimenyereye rero tumaze iminsi dukora ibintu byo mu mafuru. Uyu munsi rero nk'uko muri kubibona hejuru tugiye gukora umugati uri simple udasaba ibintu byinshi ku buryo mu rugo ushobora kuwukora bitakugoye. Ntabwo dukoresha ibintu byinshi bitandukanye, ahubwo turakoresha ibintu biri simple ku buryo ushobora gukora umugati uri mu rugo bitagusabye ibintu byinshi. Nk'uko mubibona rero turaza gukoresha, hano twakoresheje isukari ibiyiko 5, dukoresha bleba ikiyiko kimwe, dukoresha baking powder ikiyiko kimwe, dukoresha umusemburo ibiyiko 2, dukoresha na vanille akayiko gatoya, kamwe gatoya bakoresha k'isukari. Noneho ni ifarine twakoresheje igikombe n'igice, igikombe cya plastique kinini n'igice. Dukoresha n'amata yo ushobora gukoresha quantité ushaka, kuko abaye make ushobora no gukoresha amazi nta kibazo. Rero ibi nibyo twakoresheje, tugiye gutangira kuvanga. Twafashe ya farine yacu rero dushyiramo baking powder, turavanga, turangije kuvanga gatoya dushyiramo wa musemburo, nanone turongera turavanga. Nitumara kuvanga neza umusemburo umaze kwivanga neza n'ifarine, turahita dushyiramo isukari, nayo twongere tuvange neza ivange, and then tubone gukomeza. Aha rero dushyizemo ya sukari twapimye ibiyiko 5. Ku bantu bakunda isukari nyinshi ushobora kongera, ubwo hano biterwa n'umugati ukunda. Umugati twakoze n'uw'isukari ntabwo ari uw'umunyu, ariko hari igihe uba ukunda umugati uryohereye cyane. Ahangaha ntabwo twebwe umugati uza kuryoherera cyane, uraba uri moyenne. Rero tugiye guhita dushyiramo n'amata. Amata twashyize ku ruhande y'akazuyazi, ntabwo ukoresha amata akonje, agomba kuba ari akazuyazi. Rero none twakoresheje ahangaha. Asigaye tugiye gukora iki? Tugiye kuvanga neza turebe ko tubona igipondo dushaka. Aha rero tugiye kongeramo ya bleba yacu ikiyiko kimwe twari twapimiye ku ruhande, twongere tuvange gatoya, ubundi dushyiremo na ya vanilla yacu akayiko gatoya kamwe gapima isukari. Turangiza kugashyiramo, ubundi tugiye kuvanga. Igipondo cyacu kirangije kugeramo ibintu byose, asigaye turebe ko gifashe ku buryo cyavamo umugati. Igisigaye ni ukuvanga. Ahangaha rero turacyarimo gukora igipondo cyacu cyo gukora umugati. Bisaba ko kiba gikomeye, urabona ko twageza dukoresha intoki. Ni ukuvanga ku buryo ifarini yose ishiramo kandi ikaba itakigufata ku ntoki, nyine ubona ko yanoze neza, nta bintu by'amafu birimo by'amafarine kandi itagufataho. And then nyine ubyumva mu ntoki, uravanga ukavanga ukagenda ushyira imbere usunika. Ngira ngo murabona ukuntu ndimo kugenda mbikora kugeza igihe wumva ko inoze, igenda igaragara inyuma yashizeho yose. Ahangaha rero urabona ko yanoze, ntabwo ifu ikigaragara. Urabona ko mu ntoki bitarimo kumfataho, byashize. Tugiye gukurikizaho, tugiye kuyifata neza tuyifunge, and then tuyitegereke iminota ibanze ibyimbe. Kuko twashyizemo umusemburo, akamaro k'umusemburo ni ukugira ngo kino gipondo cyacu kize kubyimba kibe nyine kinini. Aha rero tugiye kuyibumba neza. Urabona ko ari gatoya, karacyari gatoya, kari hasi, ntabwo nyine karabyiba ko tutarabihereza umwanya. Ahangaha tugiye guhita tugafata dushyireho agasashe cyangwa se ikindi kintu waba ufite mu rugo. Ushobora gukoresha agaserviette gafite isuku, ugapfundikira kugira ngo utugereze umwanya. Ubu rero hano tugiye gufunga neza ku buryo nta mwuka, urabona ko agasashe gashaka kujya ku ruhande nta mwuka utambuka. Dufunge iminota 30, turaza kubereka ukuntu byabaye. Aha rero murabibona, urabona ko igipondo cyacu cyabyimbye, ntabwo kikingana kwa kundi kari gatoya. Ahangaha hashize iminota 30 tuyikoze. Murabona ko cyangije kuba kinini, kiri hafi kuzura isorori. Rero
ubwo icyo tugiye gukurikizaho tugiye kuyikuramo hano twayishyize, and then tugende dukora utu duserikire. Turakora imigati imwe y'utuzeru, ntabwo dukora imwe imigati miremire cyangwa se ubundi bwoko. Turafata imigati y'utuzeru niyo tuza gukora. Aha rero kugira ngo tuze kubanza tuba duhitinze cyangwa se dushyize ubushyuhe mu ifuru, tugiye kubanza dutegura ahantu tuza gukorera, kuza gushyira ya migati yacu. Turafata ahantu tuza gushyira imigati yacu tuhasiga amavuta kugira ngo itaza gushirira, itaza gufataho, kuko ni ngombwa. Amavuta cyangwa se bleba nayo wayikoresha nta kibazo. Turakoresha rero baking paper, n'udupapuro cyangwa se n'agapapuro ufata ugashyira ahantu ugiye gushyira ku gikoresho ugiye gushyira mu ifuru, kugira ngo ibintu ugiye guteka bitaza gufata cyangwa se bikananduza n'ibindi, bikanduza cyangwa se bigafata kuri iriya sahani yawe uri bushyire mu ifuru. Aka gapapuro ni keza cyane, icya mbere gatuma bidashirira, urumva kaba kameze nk'agakomeyemo ukuntu ariko nanone katari cyane. Gafasha rero ku buryo ibintu urimo guteka bidashirira. Rero ikindi kintu tugiye gukurikizaho, tugiye gufata cya gipondo cyacu tugende dukata turoringa. Rero nk'uko ndizera mwagiye mubona ko harimo intoki zitandukanye. Uyu ni sister wanjye aha ngaha urimo kuroringa, aragenda afata, urabona ukuntu abikora, arafata ifarini yakase akamera nk'ugenda akora agaserikare ariko yinjiza imbere, ku buryo nyine bifata forme nziza. Ngira ngo murabibona, agenda asunika imbere, agenda afata ku ifarini asunika ku buryo kaba agaserikare kameze neza. Hano rero murabona ko imigati yacu turangije kuyihereza forme. Twakozemo cya gipondo twakoze ukuntu cyanganaga cyavuyemo imigati 16. Urabona ko dufite linye imigati 4 no kumanuka imigati 4, mu ntambike no mu hagarike hose birangana, ubwo ni imigati 16. Ikindi usigamo umwanya hagati y'umugati n'undi kugira ngo nuza kubyimba ubone ahantu uza kubyimbira, kuko tugiye kongera tubitereke biraza kongera bibyimbe, kugira ngo uze ko no kubyimbira ntuze kubyigana n'undi. Niyo mpamvu rero utagomba kwibeshya ngo uvuge wenda ngo wabyimbye byarangiye ukaba wakwegeranya umugati n'undi kandi bikomeza kubyimba. Tugiye kongera rero dupfundikireho gatoya. Hano twakoresheje agaserviette gamese neza kameshe gasa neza. Tugiye kongera dupfundikire, iminota 30, tuze kugaruka tureba ukuntu umugati wacu wabaye. Aha rero tugiye kureba ukuntu umugati wacu urangije kungana. Iminota 30 irashize, reka nze tubereke. Wow, murabona ukuntu urangije kubyimba. Ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'uko turangije guponda hashize isaha, hashize iminota 30 ya mbere, hashize indi minota 30. Urabona ko rero umugati wacu watangiye kwegerana, watangiye gufatana. Mbere yuko dushyira rero umugati wacu mu ifuru, turafata bleba nk'uko muri kubona ko ari gake cyane, tukayongeshe, turangiza dushyiremo igi rimwe, tuvange neza. Niturangiza kuvanga tugende dusiga ku mugati. Aha ngaha rero ibintu ubushake, ntago ari buri wese ushobora kubikora. Ushobora kureka kuri umeze wawurya, ushobora gushyiraho ikindi kintu ufite, ubuki se cyangwa ikindi kintu ufite, nta kibazo. Aha rero turabanza duhitingemo gake mbere yuko dushyiramo nyine umugati wacu. Mu gihe turi gusiga tuba twayishyuhije kugira ngo dushyize gushyiramo umugati ifuru yashyushye, noneho bitangirana bishyapana gushyiramo umugati ngo ifuru ishyuhe umugati urimo. Rero tugiye gutangira dusigeho kugira ngo nukongera test y'umugati. Ushobora gukoresha icyo ufite, hari abashyiraho amasezame, hari abashyiraho ubuki, hari abashyira icyo ufite nicyo wakoresha. Twebwe rero twakoresheje igi rivanze na bleba. Muraza kubona resultat ukuntu bisa.
Aha rero tumaze gusiga umugati wacu tugiye kuwushyira mu ifuru, turashyiramo hagati y'iminota 10 na 15. Ikindi turacana hamwe, twacanye hasi gusa. Umugati wacu numara gushya turaza no gucana hejuru nyuma, ariko ntabwo ducana rimwe kugira ngo utaza gushirira umuriro ukaba mwinshi. Ikindi ugashyira ku muriro mukeya. Nguyu rero umugati wacu ukuntu umeze, mu kanya turaza kureba result. Aha rero ngira ngo murabibona umugati wacu wahiye, urasa neza. Mu kanya tugiye gutestinga twumve ukuntu umeze, ariko ndizera mwabonye ko ari ibintu byoroshye, ari ibintu bitagoye. Ndizera mwese muzajya mukora umugati mu rugo, kandi mukomeze kudukurikira, mukomeze kureba ibiganiro byacu, ndizera bibafasha, kandi mukomeze kujya muryoherwa n'ibyo mwatetse. So mwakoze cyane rero, please subscribe, mukore share, mukore comment. Nukuri tuzakomeza tubahereza ibintu byiza bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Ahangaha rero murabona twakuye mu ifuru, tugiye gupasura murebe ukuntu imbere umeze. Urabona ukuntu wahiye, urashyushye bya hatari, wahiye umeze neza kandi uraryoshye. Umeze neza cyane, ngira ngo murabibona. Gahunda rero ni ukugira ngo twese tujye dukora imigati iwacu, cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye dukunda kujya kugura mu alimentation, biba biri aho ngaho byoroshye, buri wese yakwikorera. Rero umugati wari umeze neza, mwonye ukuntu uri simple, nta bikabyo wari ufite. Rero ndizera buri wese utazajya yikorera iwe mu rugo. Kugira ngo murabona ukuntu umeze, bimwe nabwiraga murabona ko wabyimbye, wuzuye, wafatanye. So ni byiza mu gihe cyo kuwukora ko ugenda usigamo umwanya uhagije. Mwakoze kureba, Imana ibahe umugisha.